Hello amakuru yanyu murakomeye nizere ko meze neza uwa gatatu mwiza Imana ibane namwe nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi Marie maze imyaka 15 nubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia Atlanta niho Imana indindiye nge n'umuryango wanjye rero murabizi neza ku munsi wa gatatu ababyeyi murabizi ni wa munsi dusengera abana bacu ni wa munsi dushyira abana bacu imbere y'Imana wa mubyeyi uri kunda muri uyu mwanya wa mupapa we wa mama we ndagusabye nkwinginze wumve yuko ko gusengera umwana wawe gushyira umwana wawe imbere y'Imana ari cyo kintu gikomeye cyane kurusha ibindi byose kumurera ukamuganiriza kenshi gashoboka kumubonera umwanya ariko noneho icyambere kumusengera kumushyira imbere y'Imana kandi ari kumwigisha no gusenga umwigishe gusenga nawe amenye ko bagomba guhamagara Imana mu by'ukuri ntago uzahora uriho kugira ngo umuhamagarire Imana muri cyagiye nawe utazaba ufite ubugingo nawe ashobore kumenya kugira ngo yihamagarire Imana rero amasengesho y'uyu munsi wo ku gatatu no amasengesho yo kwiyiriza ubusa tugomba kwiyiriza ubusa no kuvuga ko mu gitondo turabyuka tugasenga hagati mu munsi tugasenga hanyuma tugasoza amasengesho nimugoroba nyuma ya saa 12 hariho abantu bambaje ibibazo ejo bundi ese umuntu ashobora kwiyiriza ari mu kazi birashoboka yego rwose nta kibazo kwiyiriza uri mu kazi birashoboka byose urasenga mu gitondo ukagana n'Imana hagati mu munsi ukazana none kureba ahantu ugomba kwitsimba gatoya ukagenda ugahamagara Imana hanyuma nimugoroba ukaza gusoza amasengesho ntacyo bitwaye rwose kuko nanjye ndakora nkura kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu urumva ko uyu munsi mfite akazi kuva saa 3 kugeza saa 11 kandi ngiye mu kazi ndabishobora birashoboka hanyuma rero ku bantu bavuga ngo bararwaye niba urwaye uri ku miti shaka ikindi kintu wiyima uvuge ati kino kintu ndagikunda cyane uyu munsi ndakiyima ndirirwa imbere y'Imana byose rero birashoboka bisaba yuko ugomba kubishyiramo imbaraga wa mubyeyi turi kugana muri uyu mwanya shakira umwanya umwana wawe umuganirize akubone kenshi gashoboka nava kwishura gusange mu rugo najya kwishura gusige mu rugo reka kumurekera abakozi gusa reka kumurekera muri deke wumve yuko ari bo bagomba gukora icyo kintu cyose no ugomba kumva ko ugomba kuboneka sibyo ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha ndabakunda cyane yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe bye bye.